ugomba kutishushanya n'ab'iki gihe, ugomba kuba igitambo kizima, igitambo cyawe kigomba kuba cyera, ugomba kuba wera kandi unashinga n'Imana. Biragatsindwa ko wakwifatanya n'ab'iki gihe, biragatsindwa ko wakwishushanya n'ab'iki gihe. Nubwo uyu muntu yaba ari umuhanuzi, yaba ari umubwirizabutumwa, yaba ari umunyamasengesho, yaba yarakoze umurimo w'Imana, imirimo itandukanye, ariko akayikorana ibyaha, Imana yamwe ngo ntabwo Imana iyibona. Ureba ahantu wacumuye ku Mana, urebe ahantu wishanishije n'abatizera, urebe ahantu wivanze n'ibyaha, urebe ahantu hose wacumuye ku Mana, nurangiza ugandukira Imana. Abakunzi b'ubugingo bwiza TV, reka tubahe ikaze kandi tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza ahantu hose muherereye. Jewe nitwa Hirwa ku majwi n'amashusho ndi kumwe n'amasengesho Edimo. Tubakiriye mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Munyemere dusenge Imana, hanyuma nitumara gusenga turaza kuganira ijambo ry'Imana. Imana yamaye kugira ngo mbagezeho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana yera, ndagushimiye. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, uri Imana yo kwizerwa, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye ko dutekerejeho kuri uyu mwanya, ukaba wemeye ko tugiye kumva ijambo ryawe. Sengeye umutima wose ugiye kumva ijambo ryawe kugira ngo ufashe, kandi ijambo ryawe Mana uriherekereshe ibimenyetso ndetse n'ibitangaza kugira ngo risohoze icyo wagambiriye. Ndagushimiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, reka babane natwe muri uyu mwanya kandi udutere inkunga mu buryo bwose. Dukumiye ibitavuga Imana byose katika jina la Yesu, ibyatugiraho ububasha muri uyu mwanya bigatuma ijambo rya ritumvikana cyangwa se ngo abantu bawe baryumve, tubifashe meri, tubitesheje agaciro. Duhamagaye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babane natwe kandi baganze muri uyu mwanya. Ndagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma turaza kureba cyangwa se dukuremo n'icyifuzo cyo gusengera muri uyu mugoroba. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, igice cya 28 n'umurongo wa 28. Hanyuma turaza kongera dusome mu rwandiko cyangwa se mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cya 12. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice 28 n'umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Munyemerere dushyireho n'iri jambo yo mu rwandiko rw'Abaroma, igice cya 12 n'umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2. Twumve icyo Imana ivuga. Bibiliya iravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikura kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. N'iri jambo nshaka kugira ngo tuganire umwanya utari muremure, twumve icyo Imana ivuga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakire mu ijambo ry'Imana. Dusomye mu gitabo cya Yobu, iravuze ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu murabizi ko ari umuntu Bibiliya ivuga amateka akomeye. Iyo usomye igice cya mbere cya Yobu kitubwira amateka yose n'uburyo byatangiye. Bibiliya ivuga ku bintu bitatu kuri Yobu, ibintu bitatu bikomeye. Bibiliya ivuga yuko Yobu yari umukiranutsi w'Imana, yubahaga Imana kandi akirinda n'ibibi. Iyo usomye Bibiliya igaragaza yuko Yobu yari atunze, ari umukire, yari atunze kandi atunganiwe, yari afite amashyo, yari afite ingamiya, yari afite indogobe, yari afite amapfizi, yari afite abaje n'abagarago. Yobu yari afite abana ndetse n'umugore,
Yobu yari atunze mu buryo bukomeye. Iyo usomye Bibiliya igaragaza yuko umunsi umwe abana b'Imana baje gushengera Uwiteka, Satani nawe ngakabazamo, Imana yakwitegereza mu bana bayo ikabona Satani, ngo batangira kuganira. Imana iramubaza iti mbese uvuye Satani? Satani ati mvuye mu isi kuzira no gutembera. Imana ati wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo ari umukiranutsi kandi yubaha Imana akirinda n'ibibi? Yobu ati nabibonye kandi nibyo atari ki cyatumye cyangwa se gituma kwemera nuko wamuhaye ibintu. Imana ati sibyo. Satani ati bime. Imana ati ndabiguhaye. Mu by'ukuri ikiganiro Yobu mu kiganiro Imana Satani bagiranye, Yobu ntago yari ahari. Birashoboka yuko Yobu yari ahantu arimo arasenga, arimo arabwiriza, arimo arahanura, arimo cyangwa se ari mu gitaramo runaka, arimo arakora umurimo w'Imana, cyangwa se yaranezerewe, yari ahantu runaka. Ariko mu mwanzuro cyangwa se mu kiganiro Satani n'Imana bagiranye, havamo umwanzuro uvuga yuko Yobu agomba kugeragezwa biciye mu bintu byiwe bikanyagwa. Umunsi umwe ari ahantu yicaye, gagiye ko nabona imbitsiraje iramubwira ati ibintu byawe biragiye, amashyo y'intama biragiye, abana baragiye, mbese ibintu byose bimushiraho. Yobu biravuga ngo arapfukama, aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasura no mu nda y'isi ari ntacyo nambaye. Aravuga ngo Uwiteka niwe wabimaye kandi Uwiteka niwe ubyishubije. Aravuga ngo izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ku munsi wa kabiri Satani ngarongera asubira ku Mana. Imana iramubaza iti ese Satani ugarutse kwendeke? Imana iramubwira ati se wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo akomeje gukiranuka nubwo watumye muhora agasya? Satani abwira Imana ati nabibonye, atari ko noneho mereza amahirwe ya nyuma mugerageze nciye ku mubiri we, ndabizi neza arahita kwihakana. Imana ati ndaguhaye icyo ngurinze n'ubugingo bwe. Umunsi umwe igitondo kimwe Yobu akangutse ngo yisanga mu ivu, arimo arishimisha urujyo ngo yatonzwe ibibembe ku mubiri wose, ngo ibibembe bituruka ku gitwaro bigera ku maguru. Yobu ngo yirirwa ari mu ivu arimo arishimisha urujyo. Yobu ngahura n'ibibazo bikomeye kugeza ku rwego inshuti ze zaje kumurira zikamusenga iminsi 7, ngo zibonye ko nta kintu Imana izishubije, ngo zitangira kumushinza ibyaha no kuvuga ko yacumuye. Ngo ariko Yobu yakwigenzura mu mutima we, gakabona ngo nta cyaha yigize akora, gagasanga kiri inyangamugayo. Bati umutima wanjye nta kintu ushinza kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo. ngo umudamu we cyangwa se umugore we ngaramwegera avuga ati Yobu wihakana Imana wipfire kuko nicyo gishigaje. Yobu ngabwira umugore we ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Aravuga ngo kandi mu kiganza cy'Imana ngo havamo ibyiza tukabishima, urajya ngo nihavamo ibibi tubigaye. Yobu ngakomeza kwizera Imana kugeza ku rwego Imana yamugiriye neza. Iyo usomye Bibiliya ivuga yuko Uwiteka yamushubije ibintu bye ngibikubye kabiri. Yobu rero niwe wavuze rino jambo, aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mbabwire bene data, mbabwire yuko ubwenge bwa mbere ni ukubaha Uwiteka. Umunyabwenge Imana yemera, umunyabwenge Imana yubaha, umunyabwenge Imana ireba ikishimira, ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu wubaha Uwiteka. Umuntu wubaha Uwiteka Imana imurebye, Imana imwitegereje ngo Imana iramwubaha. Kandi reka mbabwire umuhanga wa mbere ntabwo ari uwize cyangwa se ufite ibintu cyangwa se umeze ukundi, ahubwo umuhanga Imana yemera ni umuntu uva mu byaha. Kandi kuva mu byaha ntabwo ari ubujiji, kuva mu byaha ntabwo ari ubuswa, ntabwo ari ubuginga nk'uko abantu babitekereza, ntabwo ari ukubura imikoro, ahubwo kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Bibiliya avuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Nuko bene data ndabinginga, Pawulo niwe wanditse nino jambo, arababwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima. Imibiri yanyu igomba kuba ibitambo bizima. Ugomba gufata umubiri wawe ukawutanga nk'igitambo kizima, ugatamba umubiri wawe ariko ugahinduka igitambo kizima. Kera iyo bajya gutambira Uwiteka ibitambo ngo barebaga itungo ridafite inenge, barebaga itungo ridafite inenge, itungo ridafite ikizira, bakaba ari ryo bajya gutambira Uwiteka.
kirazira cyangwa se cyaraziraga iyo bajyaga gutambira Uwiteka ariko bakajyana igitambo gifite inenge. Ibyo ngibyo byari ikizira mu nzu y'Imana, byari ikizira mu ihema ry'ibonaniro, na nubwo byabagaho, na nubwo byemeraga. Niyo mpamvu iyo bajyaga gutoranya, batoranyaga cyangwa se barebaga igitambo kidafite inenge, igitambo kidafite inenge, nicyo barebaga bakajya kugitambira Uwiteka. Rero Pawulo arandika aravuga ngo namwe rero mugomba kuba igitambo kizima, kandi igitambo kizima kigomba kuba cyera kinashimwa n'Imana. Ni ibintu bitatu bikomeye Pawulo yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi byera binashimwa n'Imana. Ugomba kuba igitambo kizima, kandi igitambo cyawe kigomba kuba cyera mu maso y'Imana, cyarangiza Imana ikanacyishimira. Ugomba uko byagenda kose, ugomba kuba igitambo kizima, ugahanura uri igitambo kizima, ukabwiriza uri igitambo kizima, ukaririmba uri igitambo kizima, ugakora imirimo y'Imana yose uri igitambo kizima. Kandi icya kabiri, ugomba kuba igitambo cyera kitari n'amakemwa, abantu abantu batakubona ukundi. Ugomba kuba igitambo gishimwa n'Imana. Icya gatatu, ugomba kuba igitambo kizima, kigomba kuba cyera kinashimwa n'Imana. Pawulo aravuga ngo kandi aba ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, aba ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ugomba kutishushanya n'ab'iki gihe, ugomba kuba igitambo kizima. Igitambo cyawe kigomba kuba cyera, ugomba kuba wera kandi unashimwa n'Imana. Biragatsindwa ko wakwifatanya n'ab'iki gihe, biragatsindwa ko wakwishushanya n'ab'iki gihe. Umuririmbyi 74 yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu ngo bahabwe ubwo buntu nawe wahawe nawe. Ugomba kuba igitambo kizima rero, kandi igitambo kizima cyera kinashimwa n'Imana. Yobu yanditse aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge mu byo wakora byose, muri business wakora, mu mibereho yawe ya buri munsi, mu kubwiriza kwawe, mu guhanura kwawe, mu gusenga kwawe ugira. Ugomba kuba igitambo kizima, ugomba kuba wera unashimwa n'Imana. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ko bagomba gukizwa. Imana yarambwiye ngo abantu bagomba gukizwa. Imana nibyo ibashakaho. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu yuko bagomba gukizwa. Ugasenga ukijijwe, ugahanura ukijijwe, ukavuga ubutumwa uri umukristo nyakuri. Ugasenga ariko ukijijwe, kuko abantu bemwe barasenga, abantu bemwe barabwiriza, abantu bemwe barakora umurimo w'Imana ariko badakijijwe. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bezwe, kandi bezwe ku gato no ku kanini, kubera ko igihe kiraje kandi kiri bugufi. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ko Uwiteka yiyiziye, kandi Uwiteka amanuye inkota. Abantu barabibabwira, abantu bakabifata nk'ibikino, abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe, bakavuga ngo twavutse bavuga yuko Yesu agarutse, turinze dukura bavuga yuko Yesu agarutse, bakavuga ngo Yesu azaza ryari, Imana izaza ryari. Ndetse hari n'abandi bavuga yuko ngo Yesu atazongera kugaruka mu isi, kuko yavuye mu isi afite ibikomere, cyangwa se ngo yavuye mu isi bitameze neza, ngo nuko rero ngo ntabwo azagaruka. Ariko Imana yarambwiye ngo Yesu ariyiziye, kandi agarutse none hari umwami aje gucira abantu imanza zitabera. Imana yarambwiye ngo abantu nibezwe kandi bakiranuke. Imana yarambwiye ngo abantu nibatunganywe rwose, abantu batunganye rwose, batungane rwose, kandi badafite ikintu bishingikirijeho, kuko Uwiteka ariyiziye, kandi Uwiteka aje guhemba, kandi aje guhana. Imana ije guca imanza zitabera. Uwiteka aje gukora imirimo n'ibitangaza. Imana imanuye inkota. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bezwe ku gato no ku kanini. Imana irambwiye ngo mbwire urubyiruko rukizwe, ngo urubyiruko rwivanze n'isi, urubyiruko rwivanze mu byaha, ngo bakoze ibyaha by'indengakamere. Imana yambwiye ngo kandi ibyaha by'abari mu isi,
ngo byayiteye umubabaro. Imana yabimbwiraga irimo ibabaye cyane, ifite agahinda kenshi. Irambwira ngo mbwire abantu bezwe, kuko Imana irashaka yuko abantu bakiranuka. Kandi Uwiteka yarambwiye ngo nta kintu kizabasha kubarengera atari yo yonyine ibigizemo uruhare. Imana yavuze ngo niza ngo buri muntu wese azabimenya ko ari Imana yiziye. Imana irangije impereza ijambo riri mu rwandiko rw'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 7 wa 14. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu iri jambo. Bibiliya ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana irambwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Igereka iravuga ngo kandi n'uwo kwezwa, ngo kuko umuntu utejejwe atazareba umwami Imana. Nubwo uyu muntu yaba ari umuhanuzi, yaba ari umubwirizabutumwa, yaba ari umunyamasengesho, yaba yarakoze umurimo w'Imana, imirimo itandukanye, ariko akayikorana ibyaha, Imana yamwe ngo ntabwo Imana yibona. Barayikora bakavunika, ariko ntabwo Imana ibibona. Nta naho byandikwa mu bwami, nta naho byandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana irambwira ngo nuko rero abantu bakiranuke, ariko bayikore bakiranuka. Abantu babwirize, ariko babwirize bakiranuka. Abantu bahanure, ariko babivanze gukiranuka. Abantu babeho, ariko mu buzima bukiranuka, kuko Uwiteka aje gucira imanza abazima bose n'abapfuye urubanza. Abantu benshi bafite ubwoba bw'ibihe n'ibihe, bafite ubwoba bw'iminsi n'iminsi, bafite ubwoba bw'ibyo babona. Ariko Imana aramwe ngo noneho ubwayo yatumye abantu ntibabyumva, yatumye intumwa nyinshi abantu binangira amatwi, ariko Uwiteka ubwayo niyo yiyiziye kandi ije gukora, ije gusohoza, ije no guca imanza, ije gukora ikintu ku buryo abantu bose bazajya bavuga ngo ni Imana ibikoze, kandi abantu bazajya bavuga ngo uyu ni Uwiteka ubyikoreye. Imana irambwira ngo abantu nibezwe kandi bakiranuke rwose. Paul yanditse aravuga ngo nuko bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima kandi byera binashimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana yavuga ngo kandi mwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Matayo yanditse ijambo mu gice cya 5 umurongo wa 16, aravuga ngo ariko imirimo yanyu igaragara imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Abantu bakeneye kubona imirimo yawe gusa, nubwo utaririmba, nubwo utavuga, nubwo utakora, nubwo utagira gute, ariko uburyo ugaragara. Abantu bagomba kubona imirimo yawe, abantu bakwiriye kubona imirimo yawe, bikabatera guhimbaza Data wo mu ijuru, kuko hari abantu benshi twakumiye, twabujije kuza mu nzu y'Imana kubera ibyaha by'indengakamere, kubera ibyaha bitandukanye dukorera mu nzu y'Imana, kandi dukora twihishe, tunakora no ku mugaragaro. Abantu babibona bigatuma bataza mu nzu y'Imana, ariko Uwiteka ashaka ko dukiranuka. Imana ishaka ko wera, Imana ishaka kugira umutima wera, umutima ugahinduka rwose. Ugomba kuba igitambo kizima kandi cyera kinashimwa n'Imana, igitambo kidafite inenge, igitambo kitariho ibyaha, igitambo kidafite ikizinga. Imana ni kwigushaka, Imana ni kwikwifuza. Imana irashaka ko wera ku gato no ku kanini. Imana irashaka ko gukiranuka ku gato no ku kanini. Imana irashaka kubana n'abantu bose amahoro. Imana irashaka ko wezwa, kuko uteshejwe atazareba umwami Imana. Munyemere dufate umwanya wo gusenga Imana. Mureke dusenga Imana. Imana yababaye bene data, Imana ifite agahinda, Imana ibabajwe n'umuntu wayo yiremeye.
Imana ibabajwe kuko yaguhaye ibintu byose. Nta kintu Imana itagukoreye, nta kintu Imana itaguhaye. Ndeba nta ubuzima wari urimo, urebe ubuzima usigaye ubamwo, ndeba ibyo Imana yagukoreye. Nurangiza usubize umutima inyuma, nurangiza witekerezeho, urebe ahantu wavuye ukagwa, hanyuma ugandukira Imana. Urebe ahantu watakarije Imana ikizere, urebe ahantu wacumuye ku Mana, urebe ahantu wishanishije n'abatizera, urebe ahantu wivanze n'ibyaha, urebe ahantu hose wacumuye ku Mana. Nurangiza ugandukira Imana ndetse unicuze ndetse unihane, kuko Imana yo iriyiziye kandi Uwiteka azaza ye guceceka. Bibiliya yatubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kubaha Imana nibwo bwenge. Ntabwo ubwenge ari ukujya mu mashuri ukiga mu mashuri meza cyangwa se mu mashuri atandukanye. Ubwo si bwo bwenge Bibiliya yemera, nubwo nabyo ari byiza kandi binakwiriye no ko twabibamwo. Ariko umunyabwenge Imana yitaho ni umuntu wubaha Imana kandi akirinda n'ibibi. Ni umuntu ubaha Imana akava mu byaha agakiranuka. Munyemere dusenga Imana. Buri muntu wese afata umwanzuro, yininire mu mutima we, areba aho atagandukiye Imana, areba ahantu yagiye kure y'Imana, areba ahantu yatakaje umurimo w'Imana, areba umurimo w'Imana yakoze uburyo yawukoze. Nasanga ahantu acumiye ku Mana, unyemerere uce bugufi usaba Imana imbabazi. Numara gusaba Imana imbabazi, ndabizi neza ku Imana iri bukubabarire, kuko Imana iteze amaboko, Imana inyembabazi, Imana irababarira. Mureke dusenga Imana. Mana y'imbabazi nyinshi, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana mva gusenga, Imana igira imbabazi. Nyemerera Mwami Yesu uyu muntu uciye bugufi, kuko yumvisha umuburo wawe, yumvishije ijambo ryawe, ariko agaca bugufi, akumva yuko yacumuye, akumva yuko yagiye kure yawe, akumva hari ibintu yivanze nabyo, yanduje imyenda ye, ariko agaca bugufi, akongera akakwakira, akakwemerera, nawe umugirire neza, nawe umubabarire, kandi imbabazi zawe reka zimubeho. Izina ryo ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu muntu wacitse intege, wongere umwongerera imbaraga. Kandi Mwami Yesu, aba bantu bawe ubashire mu rwuri, ubashire mu mukumbi w'abana bawe. Ndagushimiye, reka imbaraga zawe, reka imbabazi zawe zibabonekeho, kandi ubwiza bw'Imana bubabonekeho, uburinzi bwawe reka bubazeho. Dusenye igihugu cyacu gihe umugisha, kandi ujye amahoro n'umutekano, ujye uburinzi budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bakiranuke, abantu bezwe, ugabane umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa. Turagushimiye kubikore kwiyubahisha, kandi ukabariye abantu bawe baciye bugufi, kandi ukabutanze amahoro ku muntu wese uguciriye bugufi. Ndagushimiye ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Telefone zanjye ni 0788208552. Shalom shalom shalom. Imana ibahe umugisha bwo gufata umwanya wanyu mugakurikira Ubugingo Bwiza TV. Imana ibambike imbaraga mu izina rya Yesu, amen.